tutererebo draine stance manda ya sire grome ndafashirwe oyafashwa amavuta Imana ivuga Nestance manda ya sire grome nukuri urwo rwa Imana igiye mbonye abantu Imana igiye gukiza mu nda mbonye abantu bafite amadiabete Imana igiye gukiza mbonye enekuta draimanda ya ibi nabivuga ndabyumvishije mbonye amadiplome yabitswe bagiye kongera bakajya mu kazi mbonye abakobwa babazigiye kirekire babengo bagiye gushingirwa uyu mwaka winjiyemo 2025 Imana izahindura amateka Imana izahindura ubuzima ndaguhanuriye ndagira Yesu habwe icyubahiro ndakubwira ngo ijambo Imana yavuze ntago izivuguruza biravuze ngo Imana ifata bato y'ijuru Imana imanura abasirikare b'ijuru imanura abapolisi b'ijuru bajya ku magare y'abaforongo batangira kuvanamo inziga ndafashirwe yego ngo batangira gukuramo inziga amagare atangira gukuruka ruhanyije Imana ihabwe icyubahiro ko hari ibintu muri mwaka tuvuyemo Imana yakuyemo inziga amarozi reka nkubwira ngo uhumure byagusebeje muri uyu mwaka ntago bizongera byagushungere ntago bizongera ndagira nkubwire ngo ikimwaro cyawe Imana izanyamo igisubizo aho usebeye ni Imana igutabariye aho bagutaye ni Imana igutoraguye aho bavuze ngo ntibishoboka Imana iravuze ngo birashoboka wakubaka inzu bikemera watunga urugo bikemera wagira amaduka bikemera nerere bodrayi twamukoreye byararangiye abantu batwambika bakabiducurira Yesu arazara twambika Yesu ahindura ubuzima ntucike intege ntubwire ngo birarangiye muganga yavuga ngo byarangiye kuko gusanzemo kanseri diabete yavuga ngo birarangiye ariko mu bantu birarangira kumana ntago bijya birangira Mana ishimwe subiramo mu bantu bijya birangira muganga akavuga ngo biranze ariko aho byangiye ni Imana yacu itangirira tuvuge ngo amina hari igihe bishaka kuba gukunze yaguta ukavuga ngo ntago uzongera gukunda nyuma y'umuntu hari undi muntu nyuma y'uko abaje hari undi muntu akazi kahagarara Imana igategura kandi kazi urushako rwasenyuka Imana ikongera kadwubaka urwayi bwaza Imana ikagukiza hamwe n'ibitugerageza Imana ikundira Imana ariko Imana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu aravuga ngo ndeka ndafashirwe turashimira Imana ihindura ubuzima biravuze ngo uwo mwanya Mose arebye imbere asanga hari inyanja arebye inyuma asanga hari Farawo impande n'impande hari imisozi birambwiye ngo Imana iri mu ijuru imanura batayo y'abasirikare muri mbye yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ndumva nta bwoba haleluya tuterere bodrayi muntu yakure kuri Imana ikagufata muntu yaguta Imana ikagukomeza mafaranga agerangira Imana ikabana natwe yo baradusebye Imana ikatwamamaza turashimira Imana ihindura ubuzima Yesu habwe icyubahiro ndakubwira ngo ijambo Imana yavuze ntago izivuguruza uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzana igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service umukiriya no gusuza kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ukurikira ibintu byose bica ku Musaraba TV ndakwifuriza umugisha w'Imana aho uhereye hose mu bitandukanye by'isi kavuga ngo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo reka mwese twizere ko muri amahoro kandi mushima Imana kandi mutangiye umwaka
neza. Reka mbabwire ngo muzagira umwaka mushya muhire kandi umwaka w'ihirwe, umwaka w'umugisha, muzahe muronke mu izina rya Yesu Kristo mbibateho nanjye Imana izayibahe. Reka mbasuhuze rero aho muhereye hose mu bice bitandukanye, abari muri Amerika mwese ndabashije mwumva ururimi ndi kuvuga, abahereye muri Aziya, Burayi ndetse na Afurika dutuye mwese ndabasuhuje, ariko kandi mbahaye n'ikikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tujya tuganira n'abantu batandukanye, ariko kandi ikitugeza nta kintu kwamamaza Yesu Kristo, abantu bakamenya ukuri. Ukuri niko kuzabatura, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Yesu. Gize umugisha rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umubyeyi muramureba yambaye neza, ariko arimo n'Imana. Arimo n'Imana kandi ari muri bya bihumbi tutamenya uko bingana. Kera byari 7, uyu munsi ntabwo tuzi uko bingana, ariko nzi ko abarizwamo. Diane, turagusuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha, nanjye ndabasuhuje. Meze neza? Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Ego. Umwaka mushya muhire. Yego, twese hamwe. Pastor Deuka, ni kera cyane dushimye Imana ko igucinze twongeye tukabonana. Haciye igihe kinini, ngira ngo ni nk'imyaka 3. Wabaga hehe? Ubwo umuntu yakwibaza aho wabaga. Narindi ku ishuri. Urubaza ngo kuba atsinze kuvuga ngo narindi kwiga. So narindi mu kandi kazi, niyo mpamvu ntabonekaga cyane. Ngiye kubaza ngo waratsinze cyangwa waratsinzwe. Oya, naratsinze, ntabwo natsindwa, ndi muri Yesu. Yego. Kuko abiga bose siko batsinda, sinako batsanya ari abatsindwa. Ariko dushimye Imana ko yakurinze. Yego. Kandi ndabona uri mu bwiza bw'Imana. Ndashima Imana pe. Yego. Yego, umwaka utangiye ute? Umutangiye neza, nawushoje neza. Imana yabanye natwe, kandi nzi ko Imana izakomeza kubana natwe. Yego. Ndumva nishimye, ndumva nguwe neza umutima, ndi gushima Imana. Reka tugusabe rero, nge ndakuzi, ariko abaduteze amatwi ntago bakuzi, n'ubwa mbere bakubonye, ninde tugiye kugana muri kano kanya? Imana ibaho umugisha, nitwa Pastor Diane, ndumkorera Imana, ndumama, kandi ndashima Imana. Wakoze kuntumira Nepo, Imana ibaho umugisha. Yego, ndawakiriye nanjye mu izina rya Yesu ko ndagabanye. Yego. Yego. Nshuti muvane muduteze amatwi muri kano kanya, niyo ngo tugiye kuganira mwamufite twa Pastor Diane, ni umukozi w'Imana. Tugiye kugana muri kano kanya, icyo ngusaba no kugira ngo ubane natwe. Ntuve ku murongo, utangire natwe ikiganiro kugeza gishoje. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bica ku Musaraba TV. Ariko nta nubwo ndi byenyine hano, ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana. Mutayabona njyenyine, ntago tuba twifuza ko ubutumwa bwiza bw'amamara mwese mukamenya ijambo ry'Imana. Pastor Diane, mbere ko tukomeza ari ikiganiro cyacu, reka tugusaba mu dusenga Imana ubundi dukomeze. Imana ibaho umugisha, reka dusenge. Imana, turagushimiye kandi turakubashye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze. Tugushimiye ko turinze ukabana natwe, benshi bageze hacikirwa, abandi bamaze kwibagirana, ariko twe waraturinze, uhabwe icyubahiro mwami wanjye. Warinze igihugu, urinda abanyarwanda, urinda abatuye isi yose. Twabonye ibiganza byawe, twabonye neza yawe, uhabwe icyubahiro. Bana natwe mu biganiro tugiye kugira ahangaha, byubaka abantu kandi biri ku by'umumaro. Udukurikirana wese ababaye yishime, wabuze uko agira ngira amenye kuri Imana. Tuguhaye ikaze kugira ngo utanyasuzanye natwe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Pastor Diane, urakoze cyane. Hari umuririmbyi yavuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazahembwa. Turangije umwaka wa 2024. Reka nkubaze nk'umwe mu batambye, nk'umwe mu bashumba, urebye Imana ije uyu munsi, abakozi bahembwa ko bahembwa uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere, urabona abakozi bose bahembwa? Imana hahembwa bangahe? Imana iguha umugisha. Wabuze unavuga cyane, ahubwo nibutse no komfite nange channel yanditseho Imana ni Nziza TV. Channel yange nuko yanditse reho Imana ni Nziza TV. Ntabwo uko yanditse niko yitwa. Niko yitwa. Imana ibaho umugisha, ni channel najyaga nyikoresha, ariko ubu ntonongeye ndahaguka ngo nongere nkorera Imana. So rero yanditseho Imana ni Nziza TV, niko yitwa. Hanyuma kandi ushobora no kwifuza kumvugisha bya bibazo ugira, bimwe marika muri comment, cyangwa ukeneye kunyihera, hari igihe umuntu agira icyifuzo akifuza kukimuta kinyije muri comment, hari igihe wifuza kuvugana nanjye, gifuza ko dusengana, ni 0781 633 44 41 0781 633 44 41. Imana iha umugisha abantu tubana kuri radio Umucyo, n'abandi mugende dukurikirana abakunda Pastor Diane, ndabakunda. Imana ibaho umugisha, namwe nzi ko tugiye gukundana kandi turaza kubyazanyamo umugisha. Imana ibagire neza. Arambajije ngo mbese impande ivuze abantu bamwe basarura niko mbajije bahembwa abakozi. Dufite abakozi benshi tutazi umubare, harimo abatambye, ari bo mwebwe nakwajije ubwo ngubwo aho ubarizwa. Ubona abakozi muri no minsi bahembwa ko bahembwa cyangwa abagaho? Ikibazo kirimo rero
ntabwo igihe cyo guhembwa kiragera nanjye navuze ngo bibaye naho biri bugorane aho hantu ntago sinzi kugatsinda ukuntu imeze muri comment muze kudusubiza ntago urumva kugira ngo uhembwe nuko ugomba kubasoje icyo ugomba ukikora kandi abakozi bakiri mu kazi turacyakora ntago turasoza ngo tumenye ngo twahembwe umuntu ahembwa yasoje akazi icyo nashatse kuvuga ntabwo acyumvishe navuze ngo turangije umwaka wa 2024 hari uko twakoze umurimo w'Imana hari uko twitwaye imbere y'Imana yego ndi kwibaza bibaye ngombwa ko impanda ivuga umunsi bavuga ngo kuri zitariki mugiye guhembwa ibyo mwakoze 2024 iyo urebye uburyo mwakoze Imana cyangwa se abandi bakoreye Imana mu bana ubona bahembwa cyangwa abagabo nimba abagabo turabikosora umva kandi bifuti kitumbaza ngo Pastor Dia ese koko mu mirimo wakoze ubona wahembwa nge ndi bwimenye ninjya kuvugira undi ndaba nkoza amakosa nimvugira undi cyangwa shima undi ndaba nkoza amakosa ahubwo ngewe mu mirimo nakoze simpanda ivuze nahembwa naho ndi bwibaza ahubwo ngewe mbaza nkanjye nahembwa aho urumva so ningenzi urugendo mbanyemo n'Imana ningenzi imirimo nakoze kuko buriya ni umuntu niwe wimenyera agakiza umuntu niwe wimenya akamenya burya agakiza bamwe barabeshya bakagasuzuma hari umuntu ukureba wambaye agatambara atari kura n'umurokore koko undi akabona undi yambaye asuta atari kura ntarimo neza buri muntu wese abivuga uko bitandukanye ariko umuntu niwe wimenya umuntu niwe umenya agakiza ke akamenya uko gapimye ese koko ngi impanda ivuze koko nabona ubugingo nahembwa n'abandi badukuru nyine kuko impanda ivuze bahembwa ahubwo buri wese yisubizemo akuvuze buri wese yisubizemo ku rwanjye ruhande reka mvuge ngo nahembwa yego kiyewe nahembwa kuko nzi ko nakoze nzi ko nabanye n'Imana nzi uko urugendo rwagenze ariko mvugiye abandi nabankosheje mu byo nashaka kubaza uko 2024 turayishoje ko twinjiye 2025 ese niki ubona utakoze neza witeguye gukora neza 2025 Imana guhaye ko gati kingiki naragikoze ko ntago nageze ku ntego nifuzaga hari intego umuntu yifuza yiha ati ndifuza kugira kuri no ntego ariko rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko utayigera ariko uvuga ati shimye Imana ko Imana inyongeye kino gihe iyi ntego nyine ndayikora neza noneho ni ikihe intego nje bumfitemo ya mbere ni gukorera Imana nkavuga Yesu nkamuvugira mu mbaraga zose narakoze ariko kandi numva nkeneye gukora kuri uko nakoze bwa mbere uko nshobojwe nkakora birenze uko nakoze nkavuga Yesu birenze uko namuvuze nicyo numva nshaka ko nakomeza nkamuvugira nkuko noneho birenze buhanuzi bwinshi butandukanye kimwe n'ijambo ry'Imana tuvuga ko tugiye kwinjira mu bihe ijambo ry'Imana rizaba ingumi abantu benshi bakagira inzara y'ijambo ry'Imana inzara itari ibyo kurya ahubwo inzara y'ijambo ry'Imana muri iyi minsi bitarajya cyangwa se turi no kubyinjiramo cyane ko turi kubyinjiramo muri nk'abashumba muri gukora gute mufitiye imigambi kugira ngo hari turebe yuko icyo gihe twakinjiramo abantu benshi babise ijambo ry'Imana muri uko icyo gihe tuzatungwa n'ijambo muri twebwe icyo gihe nikigera mwebwe muri gufata mufitiye imigambi kugira ngo mwigishe abantu ijambo ry'Imana icyo gihe nikigera tuzabe twarizigamye icyo turi nimba wemera ko ibyo bintu bizaba cyane icyo niko Paul yavuze yaravuze mu minsi ya nyuma hazabaho inzara atari ibyo kurya bwa ari inzara y'ijambo ry'Imana ko rizaba ari ingumi rizaba ari goye kuribona ariko nanone nigeze mbwira ndavuga ngo abantu bige kuvoma umuntu ijye gutunga Imana umuntu abane n'Imana hari ibintu ubu ngubu byagiye mu bantu umuntu akavuga ngo ntagiye mu rusengero ntabwo ndi ubona Imana ariko ahantu hose umuntu ari kumwe n'Imana kera Yesu atari yabambwa washaka Imana iremera Nyamirambo ntuyibone none ubu Imana ibera hose cyaremwe cyo ni cyambere mu byukuri bihe twinjiyemo iyo bireba ubona ko Satani ashaka kuzimya ivuga butumwa cyangwa ashaka kuzimya abakozi b'Imana ariko none kibaza ko Imana itazabyemera izagenda turwanira ikagenda dushoboza kuvuga ubutumwa nubwo bizajya bigorana ariko Imana izadufasha kuko no ku bwa Yesu byaragoranaga kuvuga ubutumwa byari bigoye ba Stefano babuvuze bigoranye ba Petero byarabagoye natwe rero Imana izadushoboza cyane ko umurimo dukora atari wacu ngewe arakazi kanye nagahagarika ubu ari ngewe Diane wicaye aha umurimo nkora ari ngewe wihamagayemo nawihorera ariko uko nahamagawe n'Imana izagende duha imbaraga kuko yababajwe abasha gufasha n'abantu bari kubabazwa abasha kubashoboza icyo nabasaba abantu b'Imana no gusenga cyane no gukomera tugasingira ibihe turimo tukaimbere y'Imana cyane kandi tunakizwa kuko ibirebye ubona ko ibyaha byinshi bisa naho bigenda bivangavanga bigatuma n'umurimo w'Imana ugenda wanga binapfa ariko ndagira mbabwire ngo nimukomere dusenge
imana izagenda idushoboza. yego Yego. mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana kuko umushumba ntabwo wanshi ko twinjira ku ijambo ry'Imana Yego. ndagira nkubaza cyane ku by'iyi minsi. Iminsi turimo ni iminsi ndavuga ko igoye kandi ko kwiragoye. Abantu benshi ntibagikunze ijambo ry'Imana, ntibagikunze kumva ubutumwa bwiza, ariko kandi nanone uruhande rwe nkabagarukira ugasanga bari bahaye hari imbuto babereye bituma bazinukwa ijambo ry'Imana bari babwira. Yego uri kunyumva neza? Ndabyumva neza. Bitewe n'abari bahaye, uburyo bari bahayemo n'ibyari kurikiye nyuma yuko bari baha, uburyo bitwaye byatumye bazinukwa ijambo ry'Imana ko bavuga ati umuntu barabona umuntu ati uriya nawe ameze nka ba bandi. Turabwirwa n'iki nimba ibyo yavuze bivuye ku Mana nimba atafite ibindi bimugenza. Bazinukwa ijambo ry'Imana basubira kwireba za komedi n'ibindi bitandukanye cyangwa bavuga ati katuzinukwe Imana izadutabara aho turi. Uyu munsi ngeze mu kwicara n'umushumba. Yego. Uje kuri social media ntabwo umenyerewe cyane, wabaga mu nsengero wigisha ijambo ry'Imana. Yego. Ariko ku social media none hari ivuga buto bitandukanye n'ibyo mu nsengero. Yego. Ukuri mutavuga mu nsengero no muri sanza mukakuvuga. Sibyo? Yego. Abantu bakihana ibyaha, ariko uyu munsi biri kwiyongera bitewe n'abari gutanga ibyo bintu. Nk'umushumba ibi bintu urabikosora gute kugira ngo abantu bongere bakunde ijambo ry'Imana? Umusanzu wawe n'uwuhe? Bongere bagire inzara n'inyota yo gushaka ijambo ry'Imana, yo guha agaciro abakozi b'Imana, ko nabyo tuvuga ko tugomba kubaha agaciro, ariko nabo bakaha agaciro. Ibintu umusanzu wawe n'uwuhe? Umuntu umwe yigeze azana igitekerezo cy'uko yagiye mu rusengero, hageze abwira pastor aramubwira ngo ntago azasubira mu rusengero. Yaramubwiye ngo ntago azasubira mu rusengero kubera ko mu rusengero ngo hagira abantu akabona abantu bose barangara. Yaramubwiye ngo iyo ngeze mu rusengero hose bararangara ngo nkabona ariho abantu bahuze badasenga. Noneho pasiteri rimwe ngo amusaba ikirahure agishyiramo amazi. Ngaramubwira ngo aya mazi yazengurukana urusengero kandi uyahange amaso yarebe. Amazi ntaze kumeneka. Wa mukobwa yahugiye mu mazi arazenguka afata ikirahure azenguruka urusengero na cya gikombe. Noneho asoze y'amazi atamenetse. Pastor aramubwira ngo none se ya mazi cya kirahure wazengurukaga warurangariye iki? Tinarindi kuraka amazi atameneka. Nawe aramubwira ngo rero n'igihe waje mu rusengero ntukarangare. Yego. Ujye usenga ufite intego icyatumye usenga. Mu by'ukuri ndabyemera ko abantu bamwe namwe bagiye bica umurimo w'Imana, ariko ntago abantu bose ari babi. Cyo abantu baze kukimenya. Icya kabiri, si byiza ngo uze mu rusengero kuko ukurikiye Pastor Diane. Genda umuntu. Reka nsubiremo abantu baze kubyumva neza. Ngewe urugero ndi umuhanuzi, n'undi ndi umuhanuzi, reka nzi kubivuga. Mpora mbivuga kuri radio y'Umucyo, hari abantu bakurikira Pastor Diane ko ari umuhanuzi. Abantu baze kubyumva neza. Umuntu agakurikira Pastor Diane akamukurikira kuko akeneye ubuhanuzi. Uze kunyumva neza cyane nepo. Noneho umuntu akaza mu rusengero adashaka Yesu, ahubwo ashaka ubuhanuzi. Ariko impamvu ntibagarukira, mwatwigishije Yesu nawe mutwigisha ijambo ry'Imana nabi. Mutwigisha ko Yesu atanga ubutunzi gusa, atanga amaviza n'ibiki byose, ntimwatwigisha ko Yesu rimwe na rimwe ajya nakubita. Uyu munsi akubita abantu bakamuvaho bitewe nuko mwamutwigishije nabi. Ndabagarukira none. Umva ikibazo ihene po muri minsi bigoranye. Mu by'ukuri mwabara ko mudukurikiranye. Abantu benshi bakeneye ibitangaza. Kandi nabyo nibyo. Tukuriye guhumuriza abantu niko Yesaya yavuze. Yavuze ngo ubwire imbehe ko zibohowe. Cyo ndibuze kucyemera. Ariko nanone ukwiye kwakira ko nubwo ngiye uje kundeba, wibuke ko nubwo ushaka na Yesu. Kini kintu yo kucyumva. Ndanabe nkavuga ngo niba uje kuri Pastor Diane, haguruka uje gushaka Imana. Imana iraza kunyuramo ibashe guhuza n'itangaza cyawe. Ariko kandi nutanambona wumva ko wahuye na Yesu. Wibuke ko nubwo naba ntahari waje gusenga, iyo winjiye imbere y'Imana byanga byemera ubona igitangaza cy'Imana. Impano ye wakibona, nta niyo wakibona. Icyo kuri umuhanuzi akumenyesha amakuru y'ibizabejo. Umuhano cyo ndibwemere. Ubu dushaka gusenga hano nge nawe babiri batatu Imana ikavugira muri twebwe. Bikagusaba ko tunasenga ko na mbere hose habaga habahanuzi. Rero abantu nibakuri ndisagaze ku bandi. Yarangwishije yatumye mbivamo oya wakurikiye umuntu agakurikiye Yesu. Hari umusaza witabye Imana witwa Ezra Mpyisi. Mu minsi ya nyuma aravuze ngo yasabye imbabazi. Avuga yuko yigishije ijambo ry'Imana nabi. Avuga ati none ubu ngiye kwinjiramo mbivuge neza. Ni ikihe wicuza mu myaka umaze ku bushumba? Ni ikihe wicuza kuvuga ati aha nanjye nigishije nabi, nza kumenya ukuri ndabikosora?
kuko hari abatwigishije gutyo wenda bari kugenda babikosora tugendeye ku byo tubwiye. ni Paul kansubiremo ngewe Imana ngenda nakurikiye ni Imana igira neza ni Imana ihindura amateka iki nicyo cyambere ngende kubera nibikomere nkunda guhumuriza abantu niko bumeze kandi nge nemera ko Yesu ahindura ubuzima ko nge hari byahinduye ku buzima bwanjye. So rero kuvuga ngo ntago nagerageje aha naragerageje naba nkusheje nakoze uko nshoboye ego gusa icyo ninginga Imana yakomeza kumpereza ubwenge ko bwinshi nuko bukiye dukeneye ubwenge bw'Imana ngo tukubura umurimo w'Imana koko vuga utumwa tuvuga riturusha imbaraga riraturusha nta muhanga mu rugendo ariko iyo umuntu asenze Imana iramushoboza ikagufasha mu rugendo. Yego twakire kubaza ukuntu ugiye gukosora bino bintu bisa nk'ibyivanze hari imvugo twe dufite tujya dukoresha ngo irondo byivanze n'ibisambo ariko tukabihuza na rya jambo Yesu yavuze ngo mureke bikurane byo bigeze igihe cy'isarura amasaka n'urukungu twe twarabine tubyita irondo n'ibisambo ko byose akenshi bitaregera igihe cyo kwera biba bisa. Muri no minsi dufite bamwe mu bakozi b'Imana ntabwo njya nkunda kuvuga abandi nka kubazaho nta kibazo kuko n'abantu bishoboye kugenda babibazaho ko twabonye batanga ubutumwa bwiza bavuga Imana neza uyu munsi ku cyabo bari guterana amabuye aho witwa papa bitangaza n'umudamu we ndakeka kubizi bari mu bari kwanduza batumye abantu none bibaza ku bakozi b'Imana none kubashumba none nawe urimo hari imbuto batwereye bari kumwe badukundisha Imana ariko uyu munsi bari kuyidukuramo biri gutuma dukura icyizere cyane ku bashumba cyangwa se kubitwa abahanuzi n'abakozi b'Imana ubwo ko n'uwo munsi biracyahari n'ubu ngubu ndakeka inkuru zabo ntabwo nshaka kuzinjamo cyane ko si cyatuzinduye ntavuga butumwa ririmo ngo tubijemo ariko nabyiri ku cyumba nabonye nkubaza ngo ibi bintu mwebwe mu gifite umwuka wera Imana kiba mutaratsikira ko nemera ko umuntu wese ugenda hatsikira wagenze hakagwa uhagaze utagaze ntiwagwa kandi utagenze ntiwatsikira ntago twaba judging ariko mwebwe mu gihagaze niyo mpamvu biravuga ngo uhagaze irinda tagwa ni izihe ngamba mufite kugira ngo namwe mutamena nka kuriya. Imana iguha umugisha ngira ngo mukanya nari ndimo mbivugaho ku yindi cano bano bantu bakoreye Imana kandi nongere nsubiremo kubona umugore n'umugabo baza guhangana ngiye ntago mbikunda cyane kuko umugore wawe ni umunyamabanga wawe mugabo ni umunyamabanga wawe nubwo mwatandukana ntago ari byiza kuza gusebanya aha kuri YouTube kuko benshi baba bashaka kuzamuka abandi bakeneye views ariko ntago mbyemeraho gatoya wenda ko tusakavuga ubutakwako ariko nongere mbabaze mbabwire mbibutse ko pasiteri ni umuntu muze kubyibuka ikansubiremo Paul yabivuze neza aravuga ngo wambaye umubiri ntiratiye nk'amasuku kuramo nibyo ko umuntu yacitse intege nako birivuga ngo wacitse intege mu musengere umufate ko kumugire muzamuri nako birivuga. Hanyuma rero ntago mbishyikira cyane ko abantu b'Imana bahangana bakaza bagashwana bagasebanya ibyo byinda nabyanga cyane ariko mbibutse ko pastor yacika intege kuko ni umuntu muze kubyuka none cyane. Hanyuma kandi gikurikira nuko wacitse intege tumusengera tukamufata ukuboko nitumutira amabuye tukamuhugura tukongera tukamufasha mu rugendo kandi namwe mudukurikiye mujye mudusengera. Satani yanga umuntu w'Imana kuko umujura yibaho ubutunzi buri bubaye budahari ntago umujura ajyayo. Bibutse ko turwana urugamba rukomeye cyane kwitwa umukozi w'Imana ni ibintu bikomeye cyane n'abantu turagenzwa turatugenzura ni ibintu biba bikomeye cyane mujye mudusengera kandi nshuti yanjye humura Imana yacyafite abakozi bo gukorera Imana rwose cyane. Uyu munsi ni ihe nama wabagira ibyo byose baduteza amatwi nzi ko bari mu bantu bankurikira ni ihe nama wabagira uyu mugore n'umugabo yego kiganiro cyabo cyambabaje kansubiremo umugabo wanjye twabyiranye abana batatu mbaye ntari kumwe ne ntabana nawe ntago binyemerera ko nza kumuvuga ngo mvuge ngo uri umugabo mubi kuko umugabo wanjye yigeze aba mwiza hari gihe yabaye sheri hari gihe yabaye mwiza ku buzima bwanjye nukuri nsubiremo kuza kongera kumuvuga hano kuri tubi ngo nuko nkeneye views cyangwa nuko nkeneye kuzamuka cyangwa nuko nkeneye amafaranga n'ubutunzi bushobora gutuma umugabo wanjye muvuga nabi numva ryaba ari kosa. Umugabo naye kuvuga umugore nabi wa undi wamusasiye wa undi baryamanye mu buri bakiyambura ubwabo baziranye kongera gusebanya nta nubwo mbazi gake ngira ngo mbabonye gake cyane ntago rwose tuzanye cyane ariko inkuru zanyu nagiye nzumva cyane bibaye byiza rwose muri abakristo muri n'abakozi Imana muri abashumba muri gwemukira abana bato bari hasi
nimureke guhemuka amabanga yanyu muyaheze mu nzu gutandukana birashoboka binabaho ariko gusebanya cyo ni ikindi kibazo numva si cyo kizamura umuntu njyewe numva ariko nabivuga ntabwo umuntu azamo ko yasebeje undi oya yego turi abakirisitu turi n'abanyarwanda tukwiye kugira ibanga tukwiye kugira ibanga kandi ubagira inama nziza ariko uretse nabo umwaka wa 2024 wagiye ugaragaramo utuntu dutandukanye ariko kandi tukatubona ku bakozi b'Imana abantu benshi bagatungurwa nabyo abafunzwe rimwe na rimwe ugasanga rimwe na rimwe ibyo bazira si iby'umurimo w'Imana n'ibyo ku ruhande bigatungura abantu benshi bitewe n'ibyo bari kugenzwaho. Ndi kwibaza uyu munsi Pastor Diane, ndi kwibaza nkavuga nti ese abatambi dufite iyi minsi, abashima dufite iyi minsi bari ku rwego rw'uko twafata Samuel ukiri mutoya tukamubaha agakurira mu biganza byabo tukatwizeye yuko Samuel azagira uburere bwiza azakora yubaha Imana n'abantu? Ese uzi ko bivuze ugatunyibutsa Eli twageze kuri amakosa nk'ayo uri kuvuga Imana igahagurutsa Samuel ukuri kubivuga Imana ifite abakozi kuko na Eli igeze akora amakosa akanga guhana abana be akabacyaha buce hejuru aribwo Imana yabwiye Samuel ngo Samuel niwe yavuze ngo ngiye gukora ikintu gishya abazacyumva bose amatwi azacunjirira naho Imana yahagurukije Samuel. Ndibo byemere ko makoze Imana harimo igice cy'abantu babi harimo igice cy'abantu beza kandi kugeza Yesu agarutse ibibazo bizabaho kuko turi abantu birashoboka ko umunsi naba n'icyaha ejo nkongera nkaba umuntu bamvugaho ibindi Satani yandwanya icyo nsabye nongere mbasabe no gusengera abantu b'Imana mujye mubasengera mudusengere turi kurwana urugamba rukomeye ko Satani yatwanga ariko mudusengere hamwe no gusenga Imana yindi dushoboza. Yego Pastor Diane katugushimire twinjire mu gice cyacu cya kabiri. Urakoze cyane tuzagira umwanya wo kuganira neza kandi ibyo tuba tugana nabyo nibifasha abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru byuje impuguro. Akandi kantu none twibuka abakozi Imana nk'uko murakoze Imana mu by'ukuri pe mwibuke ko dufite indangagaciro ya Gikristo nanone taza kumva ko wenda nagiye mvuga ngo abantu badusengere natwe tugomba kugira umuco mu by'ukuri mu ngende pasiteri ntago bikwiriye ko nisanga mu kabari ntago bikwiriye ko nisanga dukwiriye kugerageza tukamenya ko turi abakozi b'Imana aribyo navuze ngo ntago dukwiriye kuza hano ngo twereke abana bakiri bato ko tugomba guhondana niba ngiye n'umugange tugiye guhondana kuri tubi abana bato bazagira ubwoba gushakana byanjye. Kabiri tukwiye kugira indangagaciro twiyubaye turi abakozi b'Imana kandi turakorera Imana twongeye tunasenga twongeye ibihe bya kera tugora umwuka wera muri twebwe kandi nanone mwa barakorewe twirinda malariya y'amafaranga turi gushaka ntekereza ko aya mafaranga ari yabikoze yo gushaka aya views ngo tubone ko tuzamuka nepo Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane inshuti muvandimwe duteze amatwi reka dusubikire igice cyacu cya mbere cyangaha none twinje mu gice cya kabiri cyo kirimo ubutumwa Imana yashyize ku mutima w'umutumirwa tugiye kumva rero impamba Imana yahaye Pastor Diane kugira ngo ayigeze kubazamutega amatwi bose. Ni karo Pastor Diane. Imana ibaho umugisha nitwa Pastor Diane natanyembe babwira Yesu akomeze kubagira neza. Imana ikomeze kubagura kandi umwaka mwijiyemo za mwaka mwiza cyane Imana izabashyikire Imana izabane namwe. Hano ufite ijambo nateguye bita kwambuka ukagera muri Kanani yawe. Birashaka umwaka uvuyemo hari byatumye utambuka ariko n'uri mwaka winjiyemo ugomba kwambuka ukajya kuri gakondo yawe ukajya ku mugisha wawe. Ntucike intege nshuti yanjye ntucike intege ntubivemo ntuvuge ngo Imana irabeshya oya Imana irinda ijambo yavuze kugeza Imana irisohoje. Rero Imana ibaho umugisha kandi amaboko y'Imana abe kuri mwe igihe ushaka kwifuza kumvugisha cyangwa ugize ikibazo cyangwa ufite inama wangira cyangwa se ushaka kugira inama cyangwa dusengana nimero yanjye ni 0781634441 ngira channel yanditseho Imana Niza TV ni channel yanjye uyigeho kuri subscribe like share ndetse na comment Imana iraguha umugisha. Hari amagambo ari hano Imana yampaye tumba nezerewe cyane Imana ibaho umugisha. Hari amagambo ari hano Imana yampaye turaza gusenga dusoza ngira ngo twatangiye dusenga ku kiganiro cya mbere cyangwa se tunasenge. Hari amagambo ari mu gitabo cyo kuva gice cya 14 kuva gice cya 14 murongo wa 13 haravuze ngo Mose asubiza ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza witeka ari ubazanire uyu munsi abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi witeka ari ubadwanire namwe mwicecekere. Birashoboka ko uyu mwaka uvuyemo hari byakundwanyije na gutsinda
ariko umwaka winjiyemo uzatsinda. Kasubiremo kano kantu. Imana ije kurwanirira abantu bayo. Mpanuye uyu mwaka kuza umwaka w'umugisha. Ndabihanuye, nongere mbihanure Pastor Dia, uyu mwaka uzakubera mwiza. Nongere nsubiremo nkurikiranye mama, papa, musanye muruna wanje, uyu mwaka uzaba mwiza, hari ibintu Imana ije guhindura. Reka nsubiremo. Birashoboka abantu bavuze ko bidashoboka, ariko kuri Yesu birashoboka. Kubura nicyo gishoro, kubujyumeka nicyo gishoro. Nukuragiye umava ngo Pastor mbivuyemo, Imana irabeshya, hari ibyo yavuze ntibyasohora, ariko njya nkubwira ngo ijambo Imana yavuze, Imana ije kurisohoza. Imana iragukunda, Imana izakugira neza. Bibiliya yavuze ngo Mose arababwira ngo nimwicecekere. Hari ijambo rimwe riri mu gitabo cya Luka, Luka ngira ngo hari amagambo ari hano Yesu yavuze, igitabo cya Luka hari amagambo Yesu yavuze abwira abigisha ngo twambuke tujye hakurya, ariko ngo bambutse bageze mu bwato Yesu arasinzira. Ariko ntabwo Yesu yarasinziriye, yagira ngo asuzume kwizera kwabo. Ngo arabwira ngo twambuke tujye hakurya, ariko ngo bageze mu bwato Yesu arasinzira, ngo baragashya biranga, barongera baragashya biranga, ngo bayora amazi biranga. Baravuga ariko ubundi gihe twahere tugashya amazi bikanga, gute tukangura Yesu kandi turi kumwe nawe? Yesu ngo akangutse arabwira ngo mbese ko ndafite kwizera, kuki mutakaje kwizera? Ntago muzi ko ndi kumwe namwe? Ndagira nkubwire ngo ibigeragezo uhura nabyo ntibitume utakaza kwizera, ibyo bizaguza n'umugisha wawe. Imana izahindura ubuzima nshuti yanjye, Imana ihindura amateka ndabihamya. Twakoreye Imana twambaye ubusa, Imana iratwambika. Twayikoreye tugenda n'ibirenge, Imana iduhereza inkweto. Njya nabara cyane ku bantu bari gusubira inyuma, batibuka ineza Imana yabagiriye. Imana ishimwe cyane. Batibuka hano Imana yabakuye. Twakoreye Imana dushonje. Njya mbivuga cyane, nigeze mvuga ngo Imana iza ntinde kwibagirwa, ningira ahantu mbona ntazongera gukora Imana cyangwa ngeze aho ngiye kugwa, nkagira ahantu ntukisha izina ry'Imana, narebwiye ngo Imana izanture. Cye mfite abana, ntago ndi kwiyemera, ntago ndi kwira, ariko narebwiye ngo Mana mwisi ndi mu rugendo ku bigo nshobora gusima cyangwa nkagwa, ariko narebwira ngo nubona nshobora kugwa nkatukisha izina ryawe uzanture, kuko nibuka ineza Imana yangiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero iki gihe cyari gihe gikomeye cy'Abisiraheli, bari kuva muri Egiputa, Farawo ngo barekuye abahereza imizigo, ngo barikora bararuha baravunika cyane, ngo barimo bagenda. Imana ishimwe, before the line stance, barimo bagenda ngo bageze imbere basanga hari Yorodani. Yorodani ngo aya mazi avuga ibigeragezo, aya mazi avuga ibibazo, amazi asobanura intambara n'ibigeragezo umuntu ahuye nabyo. Ngo bageze imbere basanga hari amazi, ngo barebye inyuma basanga Farawo arabatuze, impande n'impande ngo hari imisozi. Imana ishimwe, ndashimira Yesu ko atajya atsindwa, ntago Yesu ananirwa, ntago Yesu ajya hinduka ku ijambo yavuze. Imana ishimwe, icyo kora hari igihe umuntu ageramo akamushaka ntamubone, akibaza ngo Mana uri hehe, kuki Imana intambara uhari, Mana uri he? Nubwo hawe intambara Imana ibihari, ceceka yumvishije. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo nuko kuko icyo gihe Abisirayeli bajyaga bavugana n'Imana, Imana iciye muri Mose. Turashimira Imana ko Imana itakivugana na Pastor Diane ngo we ntivugane nawe. Ahantu hose uri Imana yavugana nawe, ahantu hose ugenda Imana yavugana nawe. Imana isigaye ibera ahantu hose icyarimwe. Yesu amaze kubambwa umwenda ucitse ahera, yaravuze ngo umuntu wese yemere kuvugana n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya irambwira ngo nuko Mose muri ako kanya Abisirayeli ngo niko Mose kuki uretse ngo dupfire muri Egiputa, mbese ntamva zari ziriyo? Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umurokora agize ubwoba atangira gucika intege, ariko birekwiye ko twibuka ibintu Imana yakoze bikadutera gukomera. Subiremo 2025 uzahora n'umugisha wawe, Imana izahindura amateka. Ntumbwire ngo byararangiye, oya. Ntumbwire ngo ntibishoboka, oya. Yesu ahindura ubuzima. Twamukoreye turi ingumba duhereza abana, twamukoreye twambaye ubusara yo ndafashijwe, twamukoreye nta jambo, Yesu aduha ijambo. Imana ihabwa icyubahiro. Tuterere bodarayi, twamukoreye byararangiye, abantu batwambika bakabiducurira, Yesu arazara twambika. Yesu ahindura ubuzima, ntucike intege. Ntubwire ngo birarangiye, muganga yavuga ngo byarangiye kuko bagusanzemo kanseri, diabete yavuga ngo birarangiye, ariko mu bantu birarangira, ku Mana ntago bijya birangira. Imana ishimwe. Subiramo, mu bantu bijya birangira muganga akavuga ngo biranze, ariko aho byangiye ni Imana yacu itangirira. Tuvuge ngo amina. Hari igihe bishaka kuba gukunze yaguta, ukavuga ngo ntago uzongera gukunda, nyuma y'umuntu hari undi muntu, nyuma y'uko abaje hari undi muntu, akazi kahagarara, Imana igategura kandi kazi, urushako rwasenyuka, Imana ikongera ikadwubaka, urwayi bwaza, Imana ikagukiza, hamwe n'ibitugerageza Imana igiye ducira kansu. Ndagira nk'umuriza umuntu ubabaye, umuntu uvuga ngo ntago bishoboka, umuntu uvuga ngo Imana yarandetse, Imana iracyagukunda. Yesu azahindura ubuzima, Yesu azahindura. Iyo muvuga numva nguwe neza, niyo nkuru mvuga ngomva ndi sawa.
Imana ihabwa icyubahiro. Biravuze ngo bambwa bati Mose muri Egiputa ntabwo azabagayo kuko utaretse ngo dupfireyo kuko ugiye gutuma dupfira hanga. Forongo yari inyuma yabo abatuze. Umva icyo nkundira Imana, ariko Imana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Aravuga ngo reka ndafashijwe. Turashimira Imana ihindura ubuzima. Biravuze ngo uwo mwanya Mose arebye imbere asanga hari inyanja, arebye inyuma asanga hari Farawo, impande n'impande hari imisozi. Birambwiye ngo Imana iri mu ijuru imanura batayo y'abasirikare. Muri mbye yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, mvugira ndumva nta bwoba. Haleluya. Tuterere bodrayi. Muntu yakure kuri Imana ikagufata, muntu yaguta Imana ikagukomeza, mafaranga agerangira Imana ikabana natwe. Yo baradusebye Imana ikatwamamaza. Turashimira Imana ihindura ubuzima. Yesu habwa icyubahiro. Ndaho kukubwira ngo ijambo Imana yavuze ntabwo izivuguruza. Biravuze ngo Imana ifata bato y'ijuru, Imana imanura abasirikare b'ijuru, imanura abapolisi b'ijuru, bajya ku magare y'abaforongo batangira kuvanamo inziga. Ndafashijwe. Yego. Ngo batangira gukuramo inziga, amagare atangira gukuruka ruhanyije. Imana ihabwa icyubahiro ko hari ibintu muri mwaka tuvuyemo Imana yakuyemo inziga. Amarozi baduteze Imana ivanamo inziga, mu mpanuka Imana ivanamo inziga. Biravuze ngo imaze kuvanamo inziga Imana ivugira muri Mose. Aho ngaho ni naho ndi busoreze. Ndafashijwe. Tutererebo dry stance manda ya sire grome. Ndafashijwe. Oyafashwa amavuta. Imana ivugira muri Mose, iramubwira ngo Mose bwira Abisirayeli bicecekere bakomeze urugendo bagende. Abanyegiputa babonye umunsi ntibazongera kubabona ukundi. Ntabwo bizongera kugaragara ukundi. Reka nkubwira ngo uhumure, byagusebeje muri uyu mwaka ntabwo bizongera, byagushungere ntabwo bizongera. Ndagira nkubwira ngo ikimwaro cyawe Imana izanyamo igisubizo. Aho usebeye niho Imana igutabariye, aho bagutaye niho Imana igutoraguye, aho bavuze ngo ntibishoboka Imana iravuze ngo birashoboka. Wakubaka inzu bikemera, watunga urugo bikemera, wagira amaduka bikemera. Ndagusaba gukomera kuri Yesu. Hari abantu benshi bamaze gutakaza icyizere, ariko Yesu turacyamufitiye icyizere. Yego. Yesu nshuti yanjye turacyamufitiye icyizere uko yari kera n'uyu munsi niko ari. Hari ijambo Nepo igeze rambaza ngo ko iminsi turi imigoranye. Daniel igeze ayivuga aravuga ngo muri iyo minsi bizaba bigoranye, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nubwo intambara zaba nyinshi abantu bazi Imana yabo. Iyi twabonye itugaburira, iyi twabonye yambika, iyi ikorera ubukwe imfubyi, iyi ngiyi irinda umupfakazi, iyi ngiyi ikuza imfubyi zikiga zikarangiza, iracyari Imana. Imana ishimwe. Bibirambwira ngo nuko Mose arabwira ngo nimwicecekere, Uwiteka arabwira ngo nimwicecekere, nimukomeze urugendo mugende. Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Umva icyigisho nakuyemo. Nestas manda ya siregrome nukuri urwo rwa Imana igiye kubukiza. Mbonye abantu Imana igiye gukiza mu nda, mbonye abantu bafite amadiyabete Imana igiye gukiza, mbonye enekuta drayimanda yasi. Ibi nabivuga ndabyumvishije. Mbonye amadiporome yabitswe bagiye kongera bakajya mu kazi. Mbonye abakobwa bamaze igihe kirekire babaye ngo bagiye gushingirwa. Uyu mwaka winjiyemo 2025 Imana izahindura amateka, Imana izahindura ubuzima. Ndaguhanuriye, ndagira ngo uze kwizera. Uko niko Yesu yabajije intumwa, aravuga ngo mbese ntabwo murizera, ntabwo muzi ko turi kumwe. Ndagira nkubwira ngo humure, ntiwiyahure, ntujye mu byaha, ntiwidoroge. Yesu wa kera n'uyu munsi aracyahari. Imana iragukunda, Imana izakugira neza. Nshuti yanjye twabonye Imana. Iyo mbivuze muri ko mbivuga twabonye Imana. Nubwo intambara zaba nyinshi ariko twarakubonye Imana. Nubwo amakuba yakwiyongera ariko twabonye Imana. Ndagira nkubwira ngo iki kibazo ufite Imana igiye kugikuraho. Umusozi umazeho igihe Imana igiye kukuraho. Reka umva igitangaje cyabaye ahantu aho amazi yakamye. Itaka Imana yashyize muri aya mazi ntawuzi aho ryavuye. Hari igihe umuntu ategereza igisubizo aho agishakiye akaba atari Imana izanyura. Icya kabiri, hari igihe wibwira ngo wahombye
ikibazo cyawe Imana iguteguramo igisubizo, kuko Imana yaravuze ngo muzaca mu muriro, uzaba wawuciyemo ariko ntabwo uzakwica, uzajya ibyica ariko ntacyo bizabatwara. Imana ihabwa icyubahiro. Rero umunyegiputa wa nyuma ubwo yashyiragamo ikirenge, nibwo Umwisirayeli nawe wa nyuma yari azamuyemo ikirenge. Uko niko Imana yabafashe byose biroha mu nyanja. Nari mvuze ngo uyu mwaka ibikwirukansa Imana izabyirukanse, ibiguhiga Imana izabihige, ibifunze umugisha wawe Imana izabikureho, ibikwasamiye Imana izabifunga iminwa, Imana izahindura amateka. Nshuti yanjye komera, ongera ukomere kuri Yesu, subira ku bifatiro. Ni igihe cyo gukorera Imana. Bavuga ngo ibihe turimo biragoranye, ibihe turimo ni igihe bwo tugiye gukorera Imana Satani tukamucanga. Tukasubire nubundi Satani uranyanga, nubu ndabiswe gutegura ibitero Satani ntago nkunda, ariko reka mvuge neza. Ni igihe tugiye gukorera Imana, haba mu mihanda, haba mu YouTube, haba na hese tugiye gukorera Imana. Yesu wacu azamamara, Yesu wacu ari ku ngoma, ntateze guhinduka. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye ndagusabira gukomera, nanjye nisabira gukomera. Uyu mwaka winjiyemo uhumura, Imana izaguhuza n'umugisha, Imana izakugira neza. Uyu muntu urwaye umugongo, mbonye ikiganza cy'Imana kigukiza urankurikiranye. Imana ije gukiza n'umumama, ndakubwira ngo humure, Imana ije guhindura amateka. Urwego rwasenyutse Imana ije kongera kurwubaka. Uyu mwaka winjiyemo uzabona Imana birenze indi myaka wanyuzemo. Kasubiremo, uyu mwaka mwinjiyemo uzaba mwiza birenze kumwigize kunyura mu indi myaka. Wambwira ngo pasiteri ko bavuga imyaka ngo irakomeye ngo biragoye, hari n'abavuze ngo umwaka w'igiharwe. Aho bavuga ngo ntibishoboka niho Imana ikora, aho bavuga ngo ntibizakunda niho Imana ikora. Nshuti yanjye nkwifurije gukomera, nkwifurije kwambuka, ambuka ugere kuri gakondo yawe, ntucike intege mu gusenga, nturambirwe mu gusenga, ntusinyama mu gusenga, ambara imbaraga usenge. Imana izabagira neza, Imana izabatabara. Reka nsoze babwira ngo Imana ibaho umugisha, Imana ibakomeze courage. Kwa Yesu aracyari ku ngoma, kuri Yesu biracyemera, kuri Yesu birashoboka. Humura, iyo ndwara yakira, Imana ahindura ubuzima. Haleluya. Kuvuga ahantu Yesu yankoye numva binejeje, ndabikunda. Yesu ahindura ubuzima, Yesu ahindura amateka. Reka mbabwira ngo Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza, ndabakunda. Naho butaha amokomeza Imana akomeze abe kuri mwebwe. Amen. Ngiri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera, nimubagira inama barekeraho. Imana ishimwe. iri muri twebwe ikibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshera, nimubagira inama barekeraho. Imana ishimwe. Ebifodra instance. Amina papa. Uri ebifo, uri papa. Ndagushimiye Imana. Uri instance. Urakoze Yesu. Urakoze papa. Uhabwa icyubahiro mwami wanjye. Urakoze tutererego. Turagushimiye mwami wanjye we. Turagushimiye mwami wanjye. Izina rye rihabwa icyubahiro, bwami bwawe nibuze. Mana dusengera abaye kugira ngo bahumurize papa, abacitse intege mwami wambika imbaraga. Dusengera abasubye ngo ngire wambika imbaraga Mana, abazi kutagikora ngire amenye kukora. Buri muntu wese adukurikiranye mu umugisha Mana, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abashemere bakazi, abatagira shinge n'urugero Mana barengere. Kandi ukomeze wamamare mwami wanjye, abakizwa biyongere muri uyu mwaka, abantu bazakizwe, abantu bazongera amenye kuri Mana. Tugushimiye ko atangiranye natwe, ukaba usozanyije natwe, ubuntu bwawe n'urukundo maze bituho mu izina rya Yesu. Amen. Naho butanda bakunda. Shalom, shalom, shalom. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service, umukiriya